Ndagushuje cyane nguhaye ikaze kuri channel yacu Health in Life. Nakagaruka ndashimira cyane by'umwihariko abantu batwereka ko turi kumwe, abantu badukurikira umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro kubana namwe, nagira ngo mbararikiye gukomeza kudukurikira ndetse mukomeze kudufasha. Abenshi komenti zingeraho, turabishima kubwo kutubwira ngo, kubwo kuduha courage, kubwo kutubwira ngo nyamuneka mukore gutya, nyamuneka mubigenze gutya kugira ngo birusheho kuba byiza. Ni iby'agaciro nuko byagenda uko ariko kose, nubwo atari benshi cyane ariko nubwo byaba babiri cyangwa batatu, nzi ko ari umusanzu ukomeye ndetse Imana iba iri kumwe natwe. Hanyuma uyu munsi nkuzaniye iki? Tumaze iminsi twibanda ku bintu bijyanye n'isuku, bisa nk'aho ari nabyo twahereyeho, haba isuku y'imbere mu mubiri, isuku y'inyuma. Sinavuga ko twabivuye muzi, n'ubundi ni hahandi tuzajya twongera tugarukaho bitewe n'igihari, bitewe n'uko abantu babyifuje, bitewe n'uko natwe tubonye kiri ngombwa cyane. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke, tuzamukeho gatoya. Twari tumaze iminsi mu mubiri, ndagira ngo tuzamuke gatoya mu ntekerezo. Zamuke gatoya mu ntekerezo, tugire ikindi kintu tuvuga ku bijyanye n'imitekerereze. Bijyanye n'imitekerereze, ibijyanye n'ibyiyumviro, ibijyanye n'amarangamutima y'abantu. Aho ngaho nimbivuga gutyo ntabwo ndi bube gijye kure cyane, reka tugaruke ku kintu cyitwa urukundo. Urukundo, imibanire y'abantu, uburyo abantu bakundana. Tugaruke kuri icyo kintu, tukirebe muri ibi biganiro nyita Love Mentor, kuko tuzahugurana kuri byinshi cyane. Turi muri generation, iri jambo rigoye cyane, turi muri generation abantu batangiye kwiheba, turi muri generation abantu barekuye, turi muri generation abantu babona ko hari icyo kintu kitagihari. Ndetse na buri muntu wese ahibaza ati se urukundo ni iki? Urukundo ni iki? Si urukundo rubaho? Urukundo rwabaye urukundo. Ariko ikintu kimwe, wenda biraterwa na buri muntu wese ukuntu abyumva n'imyumvire afite, ariko twese dufite tuzi ibintu twita karemano. Tuzi ibintu twita karemano, ibintu bisa nkaho bitigeze biremwa n'umuntu cyangwa se uwundi, ibintu bisa nkaho ari bimwe mu bigize imibereho y'umuntu, ari bimwe mu bigize igice cy'ubuzima bw'umuntu, bidasabye ko abyemera cyangwa se atabyemera, ahubwo bikaba bimeze nk'umuco abantu benshi bahuriyeho. Ntabwo rero bishobora gushoboka ko umuntu ashobora kubaho mu buzima bwe nta rukundo, hoya. Kandi se urukundo ntabwo ari uko, si rwa rundi abantu babanje kwemeranywaho ngo babivuge. Buriya kenshi iyo abantu batangiye kugira icyo babyemeranyaho n'icyo babivuga, baba bafite ikindi kintu bagambiriye kiri iruhande rw'ibisanzwe, gitandukanye n'uburyo busanzwe. Nuko nguko biba bimeze, kiri iruhande rwa bya bindi bisanzwe. Ariko iyo uganiriye n'umuntu cyangwa se ubana n'umuntu,
ugatangira kubona uramumwegera, arakumva, gutega amatwi, muramubwira ikibazo ufite, arabyumva, arakwihanganisha. Ubwo ni uburyo, ni amarangamutima afite kuri wowe, kandi nta handi handi abaganisha, ni ku rukundo. Ntabwo nabura kuzamuka. Umubyeyi n'umwana, abavandimwe, abo bantu bose baba bafite icyo gice cyikora kandi gifite aho gihurira n'amarangamutima ndetse no kuba urukundo. Ntabwo ibyo ndi bubitindeho cyane, reka mpite nzamuka noneho ku bantu bihariye. Ku bantu bihariye urukundo rwo rubaho, ahubwo wenda mu bantu rushobora kuba ari ruke cyangwa se rwaragabanutse. Ni ukuvuga ngo ushobora kwibaza biterwa n'iki. Ni ukuvuga ngo mu bitekerezo byanjye nawe ushobora kusihame, nawe ushobora kureba ukavuga ngo ese koko biterwa n'iki, ndetse abandi bantu bakibaza bati uko ibintu bimeze ubu ngubu nuko byahoze, se niko ni kimwe cyangwa se si kimwe. Ariko njyewe ikintu nakubwira ni iki, ni ukuvuga ngo uko imyaka igenda ishira indi igataha, ubuzima burahinduka. Ubuzima burahinduka. Ni ukuvuga ngo wasangaga mu myaka ya kera ibyo gushingiraho ubuzima ari bikeya kandi bihari. Ibintu byo gushingiraho ubuzima ari bikeya kandi bihari. Ubundi ntabwo bibaho ko ushobora gukunda umuntu nta mpamvu, kuko aba ari umuntu mu bantu benshi, ariko uwo nguwo umwe akaba ari we uhitamo, akaba ari we utoranya. Urumva rero kuko byagenda uko ariko kose haba hari impamvu ntishobora kubura. Buri muntu ufite uko akunda undi aba afite icyo amukundiye. Ntabwo byashoboka kuko amukunze mu bantu benshi. Afite ukuntu rero amubonye ko ari umuntu wo kwifuzwa, ko ari umuntu wo gutoranywa mu bandi, akaba we ku mwihariko. Uko byamera uko ariko kose rero aba afite ikintu agendeyeho, ntibyabura. Aba afite ikintu agendeyeho rwose, ntibyabura. Aba afite ukuntu umutima we uhaguye, aba afite ukuntu yumva aho hantu adakwiye kuharenga atagize ikintu avuze. Niyo mpamvu dutangira kureba tukavuga ngo ese noneho ahubwo ni iki gikurura abantu, ni iki abantu barimo bagenderaho. Icyo nicyo cyabaye ahubwo ikibazo. Nawe bitekereza ubyumve, icyo nicyo cyabaye ikibazo. Ni icyo abantu barimo bagenderaho noneho. Aho ntibarimo bishakira iby'inyungu zabo mu kutwereka urukundo. Aho ntibarimo bagenda bisanisha n'ibyo dukunda kugira ngo dukunde tubane nabo, tuzi ngo abo bantu turahuje, nyamara bo bifitiye ibindi bintu batekereza. Icyo nicyo cyabaye ikibazo. Wowe rero iyo ubirebye muri iyo shusho uhita uvuga uti urukundo ntabwo rukibaho. Uhita wiheba, uhita utangira kuvuga ngo urukundo ntabwo rubaho. Gusa siko biba bimeze, ahubwo haba hari ikindi kintu cyarushije imbaraga urwo rukundo, cyangwa se umuntu aba yarwitwikiriye kugira ngo abashe kwibonera iby'inyungu ze. Kugira ngo umuntu abashe kwibonera iby'inyungu ze. Nuko rero usanga ibintu byaragiye biducanga, noneho ugasanga ni ibintu bitoroshye namba kugira ngo ubashe kumenya ngo ndaza kubwirwa n'iki urukundo nyarwo.
Ku ruhande rw'abahungu abenshi, ndavuga benshi, baba bavuga bati bakobwa barakunda amafaranga, barakurikiraho umuntu amafaranga cyane kurusha ibindi byose. Uruhande rw'abakobwa nabo bakavuga bati abahungu bikundanira kuryamana, nta kindi kintu baba bashaka ku bakobwa. Ibyo ni ibintu by'ingenzi bikunda kwihisha inyuma y'urukundo, hanyuma abantu bikabatera urujijo. Aka kanya rero wowe ubwawe, sinzi niba turi bubyemeranweho, ariko abantu bagusanga ni abantu bagusanga bitewe n'ibintu waberetse. Abantu bagusanga bitewe n'uwo uri we. Turaza guhita tugira impungenge tuvuge ngo none se abantu mbona bansanga niko mba nabiyeretse koko? Ariko nibyo wabyumvishe neza, niko bigenda. Abantu bagusanga bitewe n'uko wabiyeretse, bagusanga bitewe n'icyo waberetse. Ni ukuvuga ngo inzira unyuramo igena abantu mujyana kandi ikagena n'abo muyihuriramo. Kuvuga ngo aho ngaho ndagira ngo tubanze dukureho urwitwazo, cyangwa se tubanze dukureho uruhare rwacu mu bantu badusanga. Uruhare rwacu mu bantu badusanga. Reka tubanze tureme imico n'ibyifuzo dushaka ku bandi muri twebwe. Tubanze tureme imico n'imyitwarire ibereye ibyo twifuza. Ntibize kuba nka wa muntu ushaka urukundo, ushaka ko abantu bamukunda ariko we adashobora kubikora. Buriya hari ijambo rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibi ngibi iyo umuntu atarabitekerezaho cyane byimbitse ntabwo abyumva. Ntabwo abyumva. Ntabwo ibi bisaba yuko uba wemera Bible cyangwa utayemera kugira ngo wumvire ijambo nubwo ariho rikomoka. Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, icya mbere wowe urabanza ukikunda. Uku kwikunda si kwa kundi twita selfish. Oya. Ni ukuba wowe ubwawe wujuje ibisabwa byose mu rukundo. Wowe ubwawe kuba uri umuntu uhagije muri rwo. Abantu benshi nta nubwo duhagije mu rukundo, ariko twebwe turarushaka mu bandi. Ntabwo rero ushobora kuvuga ngo abantu nabo ushaka ko bagukunda nabo bakeneye ubakunda. Reka gukabya cyane ngo ushake kuba umutwaro yuko abantu bagukunda kandi nawe udashoboye kubakunda. Bishatse kuvuga ko rero niba uri umuntu ukunda, ni ukuri nawe abagukunda baraboneka. Ntabwo byabura. Niba uri umuntu koko ukunda by'ukuri, abantu bagukunda ntabwo babura. Ndabizi wowe uri kunyumva uhise uvuga ngo oya njyewe nkunda abantu ariko bakanga bakampemukira. Ariko ongera wisuzume, ongera utekereze, wumve. Ushobora gusanga hari uburyo bikoramo bitari byiza. Ushobora gusanga hari uburyo uhubuka.
ushobora gusanga hari ukuntu bitwara nabi. Umutimanama n'intekerezo byacu ni ibintu bidufasha cyangwa se kuringaniza urukundo rwacu, amarangamutima yacu, byose ni ibintu bitwuzurirana, ariko imitekerereze yacu irayungurura ikavuga ngo ese koko ndi mu nzira nziza yo gukora ibi n'ibi, ubu nibwo buryo bwiza nkwiye kubikoramo. Kubw'impamvu runaka ushobora kwibuza umunezero runaka wabonaga, kubwo kugira ngo cyangwa se kubwo kumvira intekerezo zawe, kuko intekerezo zawe n'umutimanama nicyo bibereyeho kugira ngo bikwereke ko ibintu byose urimo wifuza atari ko bikwiye kukwituraho cyangwa atari ko bikwiye guhita biza, kuko birashoboka ko ushobora no kwifuza nabi. Nuko rero kwikunda niwo munzani, nicyo gipimo. Hanyuma iyo umaze kwikunda bakakubwira ngo ngaho kunda mugenzi wawe noneho nka kwa kundi wowe wikunda. Iyo ugiye munsi urababara, niba utangiye gukunda umuntu kurenza uko wowe wikunda urababara. Biringanize, uwo muntu umukunde nk'uko wowe wikunda rwose, nta kintu bitwaye, biragufasha. Iyo ugiye munsi urababara, iyo utangiye kuvuga ngo wa muntu uramukunda kurenza, ku buryo noneho ushobora gutangira gukora n'ibintu wowe ubwawe udashobora kwikorera, uba uri kugana mu murongo wo gutangira kubabara. Wowe cyangwa se njyewe dufite ingero nyinshi z'aho dushobora kuba twarababariye. Hanyuma rero niba hari ukuntu twababaye, twisuzume tuvuge ngo ese uwo munsi ntabwo dushobora kuba twari twakunze uwo muntu cyangwa icyo kintu kurenza uko twebwe tubyikorera. Numara kubibona urahita ubona aho ikibazo cyari kiri ako kanya, noneho nurangiza ugaruke dufatanye kubitekereza, tuvuge ngo ese koko tugiye gukunda nk'uko twebwe twikunda? Icyo numva nakorera uriya muntu kingana nk'uko koko nanjye nakikorera? Hanyuma rero niba wumva ibyo bidashoboka, ukaba wumva yuko udashobora kwikorera icyo kintu runaka, nawe byihorera uwo muntu wikimukorera. Ejo uzatangira kwicuza uvuge ngo nyamara uno muntu namukoreye ibi bintu, njyewe nanjye sinari mbyanze, nanjye nashoboraga kubyikorera. Oya, mukorera ibintu nawe ubwawe wakikorera, muha ibintu nawe ubwawe wakiha, ni narwo rukundo. Niyo mpamvu ku rundi ruhande uvuga ngo ese uko ngirira uyu muntu ndamutse nanjye mbyigiriye koko nta kibazo, uyu munzani uratanga amahoro asesuye kandi yuzuye. Gukunda umuntu nk'uko nawe wikunda, kugirira undi muntu nk'uko nawe wakigirira. Niho hahita haza ngo nuko noneho rero ibyo mushaka ko abandi bantu babagirira, mubanze mubibagirire namwe, kuko iyo mwebwe mubibagiriye mubibagirira ku rugero rungana nk'uko mwabyigirira, hanyuma umutima wanyu uba ukeye, kuko wa muntu uba wamushyize mu cyimbo cyawe nta nubwo aba ari we uba ukibikorera, ahubwo biba bimeze nk'aho uri kubyikorera, kubera yuko ubimukorera nk'uko nawe ubwawe wabyikorera. Sibyo? Ngayo nguko tubanze twumve iki kintu kandi tugitindeho, tureke kugira uburyo wenda twitwaza abandi bantu kandi natwe hari ibintu tutarakemura mu rukundo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubundi abantu bagakwiye kwiga ibi bintu, ntabwo abantu bagakwiye
gutozwa ibi bintu, ariko impamvu ni uko ibintu bisa nk'aho byahindutse. Abantu babaye benshi, twagize imico itandukanye, imico yari ivanze, dutangiye kubaho mu buzima butandukanye, ubwo usanga abantu bafite nyine ibitekerezo byinshi mu mutwe, abandi dufite ihungabana ritandukanye, abandi dufite ibikomere bitoroshye. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bihungabanya umwimerere wacu mu buzima bwa buri munsi, ugasanga hari ukuntu rimwe na rimwe duta umurongo, cyangwa se ugasanga tutarimo dutwara ibintu mu buryo byagakwiye gutwarwamo. Niyo mpamvu ushobora kuvuga ngo no, kubera iki ubundi, kubera iki bikeneye ko mbyiga. Ni ukuvuga ngo turi mu buzima busaba ko kugira ngo tubashe kububasha, bisaba yuko dusangizanya uko abandi babubayeho, hanyuma noneho natwe twazagera aho hantu tugatangira kumva uko abandi babigenje, hanyuma natwe tugakomerezaho. Ugasanga ukeneye gusoma ibitabo, ukeneye kumva inkuru z'abandi bantu. Kubera iki? Dufite ibintu byinshi bitandukanye n'uko abantu batubanjirije bo bari bameze. Abantu twabaye benshi cyane. Abantu twabaye benshi, ubu ngubu amahitamo yabaye menshi cyane, nyine rimwe na rimwe abantu baranayabura. Niyo mpamvu yo kuganira ibi ngibi, nta yindi. Ngayo nguko rero, ni ukuvuga ngo nk'uko twabivugaga, urukundo waruvugaho ibintu byinshi, ariko umurongo nshobora kukubwira ni uwo nguwo wa hafi, ni uwo nguwo. Reka tugarukire byibuze kuri ako kantu kavuga ngo reka tubanze turebere abo bantu mu gice cy'ukuntu natwe ubwacu twikunda. Turebe ngo ese uwo muntu mukunda nk'uko nikunda, kugira ngo hatazazamo ibibazo. Biranashoboka rero ko ushobora no kwisanga wakunze umuntu utabanje kubigenzura, nyine kubera ko amarangamutima rimwe na rimwe kuyategeka bijya bitugora. Ugasanga wowe warenze uwo murongo, wahise umena, usa nk'umuntu utorotse iryo hame, nubwo ryari ihame ryiza, ariko ugasanga waritorotse. Ni ukuvuga ngo ntabwo rero byabura, hari abantu benshi bibabaho, ariko nyine niho handi wumva umuntu agenda agahura n'ingaruka runaka, ugasanga yarababaye, afite ibikomere bitoroshye. Ariko ikintu nababwira, reka guhita ushinja amakosa uwo muntu runaka mwari muri kumwe, kuko ntabwo uzi nawe ibyo yanyuzemo mu buzima bwe. Nawe ashobora kuba yarababajwe, nawe ashobora kuba. Ni ukuvuga ngo ubundi ntabwo ari byiza gufata umutwaro runaka wawe ngo igice kinini iyo uri mu giherereza ku bandi, ntabwo uba uri mu nzira zo gukira, ntabwo uba uri mu nzira zo kumenya ukuri. Kabone nubwo byaba atari ko bimeze, ariko ni byiza ko igice kinini ubanza wowe ubwawe kukishyiraho, ugatangira noneho ukivura. Reka kubanza rero guherereza igice kinini ku bandi ngo abe ari bo witwaza cyane, wumve ko wowe nta ruhare. Ntabwo byashoboka. Nawe uruhare urarufite, ahubwo banza ari rwo urebaho, ubanza ari rwo utekereza ikintu ukwiye kurukosoraho, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Hanyuma ni ukuvuga ngo uyu munsi nashakaga kugira ngo tuvugane ku bintu byagufasha kubaho mu buzima bw'urukundo. Kubaho mu buzima bw'urukundo mu gihe ibyo bintu byose bitugoye gutyo, ni iki cyagufasha? Ni ukuvuga ngo turi mu gihe usanga umuco wo kubana nabi hagati y'abantu n'abandi usa nk'uwamaze
gushinga imizi, nyamara bidakwiye, kuko cyane icyakabaye cyiza kurushaho nuko abantu bakagombye kubana neza mu minsi mikeya dufite yo kubaho ku isi. Iminsi mikeya dufite yo kubaho ku isi, abantu bagakwiye kubana neza. Urumva iminsi byibuze umuntu isigaye akabaho yishimye. Akenshi abahanga mu by'imibanire hagati y'abantu n'abandi bavuga ko muri iyi minsi ibintu byagiye bihindura isura cyane cyane mu buryo bw'imibanire, aho usanga umuntu adashobora rwose kumara igihe kingana n'ukwezi abanye neza na mugenzi we cyangwa se inshuti ye. Usanga biragoye cyane. Kubanira umuntu nabi birashoboka ko uba utamwanze, ahubwo ari ukubera bya bintu duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ugasanga bishobora kurema umwuka hagati y'abantu bari bibaniye neza. Kandi nanone ibi bituma abahanga mu bintu by'imibanire bagaruka ku rukundo rwo hambere. Abantu benshi bemeza ko byibuze rwo rwari nta makemwa, ibintu buri muntu wese yibaza, agatangira kwibaza se rwagiye he, cyangwa se wenda n'iki kibura kugira ngo rube rwagaruka mu muryango mugari w'abantu batuye isi, umuryango utagira ishyari n'amahari n'iki byose. Ariko urundi ruhande ugasanga biragoye, kuko ntabwo imibereho iratandukanye. Kera umuntu yabaga atuye ku gasozi ari umwe gusa, buriya umuntu ufite ibiryo ntabwo asonza cyane nta nubwo yibaza ibintu byinshi burya, kuko aba yumva ko ikibazo ashobora kugira icyo ari cyo cyose igisubizo kicyegereye. Byari bigoye rero, imibanire ho yari yoroshye. Ariko aka kanya umuntu iyo yicaye aba ari kuvuga ati nyamuneka n'ibyo nari mfite barabyiba cyangwa barabinshura, umutima urahagaze. Abantu ntabwo bizera abandi, abantu bafite amakenga menshi. Niyo mpamvu akenshi usanga bigoye. Nk'uko Global Publishers babyandika, harimo inkuru y'umwe mu bakobwa witwa Sasha, yandikiye icyo kinyamakuru asaba ubufasha bw'inama, avuga ko uko bukeye n'uko bwije ahura mu ntonganya n'umukunzi we, aho yavuze ko aho bigeze yumva yatakaje kongera kuryoherwa rwose n'urukundo, bituma akavuga ko bituma n'iyo yumva agiye guhura n'umukunzi w'abatekereza ibibazo gusa. Noneho niho Sasha yagize ati ibyo byatumye mfata icyemezo cyo kutongera kubona n'umukunzi wanjye, yewe twanabona na simumvugishe kugira ngo nirinde ibibazo. Ikimpesha amahoro ni ukuba njyenyine kuruta kuba ndi kumwe nawe. Noneho akavuga ati ndi kwibaza niba ndekana nawe cyangwa se dukomezanya. Nibyo byatumye nsaba ubufasha n'inama zanyu. mu kugira inama uyu mukobwa, si uko ari we wenyine ufite iki kibazo. Urumva ni akantu gatoya turimo tuvuga, ushobora gusanga gahuriweho n'abantu benshi bitewe n'ubu buzima uko buba bumeze. Nyine aho usanga imibanire iba yarazambye. Noneho rero ahangaha niho hashobora kukuvira impamvu nshaka ko tuganiraho nyirizina, z'uburyo ushobora kubaho ubuzima bw'urukundo udateje ibibazo cyangwa se ngo nawe ubyiteze. Uburyo bwa mbere, kubitekerezaho. Bitekerezaho mbere y'uko ugira umukunzi. Mbere y'uko ugira umukunzi bitekerezeho. Bitekerezeho. Urebe icyo bisaba, urebe icyo ukeneye, hanyuma noneho ubone gufata icyemezo.
ukuvuga ngo ubundi akenshi ibisubizo umuntu aba abifite by'ibibazo runaka, ahubwo biterwa n'uburyo ubishaka cyangwa se n'uburyo watwayemo ibibazo byawe. Kuvuga ngo usanga no mu rukundo hari ibisabwa, hari ibyo kugenderaho kugira ngo ubashe kubana n'umuntu neza. Reba imico uvuge ngo ese nkeneye umuntu ufite imico imeze gute, nkunda iki? Rwose bimenyereze n'abantu mu buzima bwawe babitore ku buryo bavuga ngo kanaka akunda ibi ngibi, kanaka twashobokana cyangwa se ntabwo twashobokana, kanaka twakundana cyangwa ntabwo twakundana. Bimenyereza abantu. Dufite ikibazo abantu hari ibintu bajya bakunda gukora ariko batazi ko bibagiraho ingaruka. Gusa nk'umuntu wiyoberanya mu bantu, uriyoberanya urundi ruhande ugashaka urukundo. Ibyo bintu biragoye, nawe bitekerezaho wumva. Uriyoberanya kandi ukeneye urukundo, oya biragoye. Urumva abantu bari bugusange bari bugufate nk'uwuhe muntu kandi wiyoberanya? Kandi twabonye ko abantu akenshi bagusanga bagusanga bitewe n'uwo uriwe. None uriyoberanya, urumva uri busangwe n'umuntu umeze gute? Reka twe kuvuga ko uniyoberanya, uri umuntu udatanga igisobanuro cy'uwo uriwe mu buzima bwa buri munsi. Ntushobora gutanga igisobanuro cy'umuntu uriwe abantu bakumenye, bamenye ngo kanaka n'uyu nguyu. Uri umuntu ugaragaza yuko uri mwiza cyane, hari ibintu wowe utakora, hari ibintu abandi bakora wowe udashobora gukora. Abantu batangira kugufata nk'aho rero utari umuntu, bakavuga bati bo rero noneho uyu muntu biragaragara ko atari umuntu. Ni ukuvuga ngo n'umuntu ukwegereye akwegera kubera ko hari inyungu yishakira, nyine akavuga ati kubera yuko uriya muntu mukeneye kandi munkeneye icyo afite, ariko kuko nzi yuko hari ikibazo cy'ukuntu udahuza n'abandi bantu rusange, reka nitwikire iki ngiki mbona icyo nshaka hanyuma ubundi nikomereze. Ndagusabye kugira ngo ube wowe, ndagusabye kugira ngo ube umuntu, ureke kugira akantu ushyira ku ruhande. Niba ufite utundi tuntu uhisha ku ruhande, ako kanya tangira kumva itara ry'umutuku ririmo ritera rimwe rya danje, rikubwira yuko nyine nawe urukundo ukeneye utazarubona, kubera ko ntabwo abagenzi bawe bafite ishusho y'uwo uriwe mu buzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo no gutekereza mbere yo kugira umukunzi ukwiye kubanza no gutekereza ukavuga ngo ngewe ndi muntu ki, nigaragaza nte mu bantu, umuntu wansanga yaba akurikiye iki namweretse. Mwereke ikintu cya nyacyo hanyuma aba ari cyo akurikira, mwereke uwo uriwe wa nyawe hanyuma aba ari wo wakurikira. Genda mu nzira z'uwo wifuza, niho uzahurira n'uwo muntu wowe ushaka. Sibyo? Nibyo bizagufasha. Ingingo ya kabiri, kuganira bihagije n'inshuti yawe. Ahangaha niho umuntu mukuru atandukanira n'umwana. Umuntu utangiye gukura niho atandukaniye n'umuntu utarakura. Kuganira, dialogue, conversation. Niba urukundo rwawe rutabamo kuganira, niba udashobora kwicarana n'umuntu mukundana ngo muganire, muhana umwanya, umuntu umwe atanga ingingo undi atanga iyindi, mugabanye ibintu by'imijinya, umanuke gatoya, umwumve nawe akumve, umuhe igitekerezo nawe akiguhe, mufate umwanzuro. Nushaka usezere kugira urukundo, icara hamwe nawe muganire, dialogue. Usibye n'abakundana n'ababana,
baramutse batagira dialogue, baramutse batagira ikiganiro cyabo cyihariye cyo kugira ibintu basubiza ku murongo, kaba kabaye. Ndaguha urugero rwa hafi. Uzitegereze muri company, ahantu ukorera, aho ugenda, bagira igihe runaka hagomba kuba inama. Impamvu y'inama ni iyihe? Akenshi bishobora kuba ari inama idasanzwe, ariko habaho n'inama isanzwe. Bakora mu makampani manini barabizi, usanga buri wa mbere haba hari akantu k'akanama gato gasubiza ibintu ku murongo. Icyo kaba kagamije ni iki? Umuntu watangiye kuva mu mabwiriza y'akazi atarimo yitwara neza, bahita bamugarura bakavuga ati muri iki cyumweru ibintu ntabwo byagenze neza, abantu aba n'aba bagiye bitwara nabi, mugaruke mwibuka amategeko n'umurongo ngenderwaho. Ubwo nibwo buzima bwa company. None wowe mu rukundo ntabwo ushaka guhora wongera usubira ku rufatiro rw'icyo mukundaniraho, ngo muganire mubwirane muti hano hantu rero birimo birava mu murongo, reka twongere tubisubizemo. Ahubwo mwitwarirwa n'amarangamutima muganira kuko ibintu byashindikanye. Oya. Hanyuma rero ibi ngibi nk'uko ndi kubivuga, ntabwo urukundo cyangwa se gukundana ni igikorwa ngirana udashobora kwikorana wenyine. Ibi ngibi nimbivuga nuhita uvuga ngo rega ngo uwanjye niwe byanze, uwanjye niwe utabikora. Banza nawe wireba uvuge ngo njyewe si uruhare rwanjye, mukwiye kubisangira. Niba wumva iyi inama iri kugufasha, ugenda uyimubwire ngo nyamara koko dukeneye kujya tuganira, dukeneye gufata umwanya tukicara. Ntabwo abantu bashobora kuganira bafite intonganya, barimo batongana, ntabwo byakunda. Niba hari ikibazo cyabaye mwicare, nicyo kiranga abantu bakuze, cyo kiranga ubukure bufatika. Mwicare muganire, utange ingingo atanga iyindi, birangire mufata umwanzuro. Icya gatatu, kubahana n'umukunzi wawe mu bintu byose, muri byose. Ese koko murubahana? Ubahana nawe? Niba wubahana nawe biragufasha kandi nawe biramufasha, noneho birabafasha mwembi. Iyo wubahana n'umuntu, hari ibintu wirinda kumubwira, hari ibyo wirinda gukora. Reka gutegereza ngo abe ari ubanza kukubaha, reka gutegereza yuko ibyo ngibyo ari ubanza kubikora. Ndakubwiza ukuri yuko uburyo bwiza bwo gutuma uwo mubana cyangwa se uwo mukundana akubanira neza ni ukubanza wowe kubikora. Niba ushaka ko umuntu akubaha, banza nawe umwubahe. Reka kubanza kumutegerezaho ibyo akwiye kugukorera wowe. Ndabizirikanye yuko, cyangwa se turabizirikanye yuko ibi ndi kubibwira abantu bagize ibikomere. Ushobora guhita uvuga ngo erega wowe urabivuga ntubizi, ntuzi uko umuntu yabaye, ntuzi, cyangwa se uravuga uti rega ubuzima ntabwo bukiri ubusanzwe, ibintu byarahindutse, abantu barahindutse. Bahinduka batahinduka, ibindi kukubwira ni ugusigasira umutima wawe. Nta nubwo ibi ngibi ari ubuzima bw'ababanyi gusa cyangwa abakundanye, ahubwo wowe gutangira gukora ibyiza bibanza kuguha amahoro wowe. Kandi si na ngombwa yuko bikorera ngo bakwiture, ahubwo bitanga amahoro yuko wowe uri mu buzima bukora ibisabwa byose, ahari wenda abandi ari bo bananirwa. Ndakuhumuriza ndetse ngutere imbaraga nkubwire ngo rwose niba ukora ibisabwa byose, ukaba uri umuntu ukora byose kugira ngo ubane neza, erega wa muntu nawe udashoboye kukubanira neza ntabwo azaguma iruhande rwawe.
ninde wabasha gutongana na mugenzi we? Ninde wabasha kutavugana neza na mugenzi we hanyuma yakicecekera mugenzi we agakomeza akavuga? Ese birashoboka? Impamvu tugira intonganya nyinshi ni uko bagenzi bacu bavuga natwe tukavuga, bikabyara bibi cyane, bikabyara amakosa menshi, bikarangira bibyaye n'ibyaha. Urwo ni urugero rwiza rukubwira ngo gutanga umubano mwiza bibanza kuguha amahoro, kandi n'uwo ubihaye kabone n'ubwo we yaba adashoboye kubitanga, ariko ntabwo agumaho igihe kirekire, ageraho akava mu buzima bwawe. Ntabwo rero kumukosora ari ukugirana intonganya nawe cyangwa se kumwumvisha ibyo adashaka kumva. Mwumvirishe kumubanira neza no kwitwara neza mu buzima. Ntabwo kubanira neza bifite umumaro ubikoreye, gukunda ntabwo bifite umumaro ubikoreye, ahubwo bibanza kugirira umumaro wowe mu buzima bwawe. Rwose ntiwumve yuko kuba wakunze umuntu ni umutima wawe ubigirira. Reka gucika intege rero, komeza. Ikindi bisaba kwihangana muri byose. Bisaba kwihangana. Impamvu yo kwihangana ni iyihe? Ntabwo ibintu byose bizagenda nk'uko ubishaka. Ntabwo ibintu byose bizaba mu gihe wowe uteganya. Kuko dufite imico itandukanye, twavuye ahantu hatandukanye. Birashoboka ko uwo mubana cyangwa umukunzi wawe igihe ushaka akahinduka atari cyo yahita ahindukamo. Yego, bigasaba iminsi, bigasaba igihe, bigasaba amezi, birasaba ko wihangana. Uko kwihangana kwawe kubyara imbuto zituma ubasha kugera ku cyo ushaka. Ashobora gukora ibintu bitakunyura, ibintu ubona ko bitari byiza, ariko bisaba kwihangana. Ukuvuga ngo kwihangana kwawe akenshi kumutera gutekereza. Ariko niba udashobora kwihanganira ikintu ukunda, umuntu ukunda, none urumva uba utirengagije ko ibyiza bivuna. Ibyiza biravuna, ibyiza birahangayikisha, ntabwo bipfa kuza gutyo. Hanyuma noneho ikindi kintu gikurikiyeho ni ukwigana mu mico yanyu, kugerageza noneho guhuza imico. Birashoboka ko ushobora kwihangana, yego, ariko ukabona ko ukeneye no kugira imico uhuza runaka. Ukabona ko hari ukundi kuntu mukeneye kumenyana. Afite umuco umeze gutya, ukareba ukavuga ngo ese wundi uyu muco njyewe sinawushobora. Bitwaye iki niba atari mubi? Kwa kuganira mukicara mukavuga ngo rero ufite imico imeze gutya, nanjye mfite imeze gutya, reka buri wese agire igice kimwe yiyambura afate ku cy'uwundi, n'undi agira igice cyiyambura afate ku cy'uwundi, kugira ngo ibintu bigende neza. Sibyo nyamuneka? Guhuza imico, kwiganana. Iyo atashye akunda kubigenza gutya, cyangwa se guhamagarana, kuvugana, kuganira bibe bimeze gutya, dushaka ukuntu tubihuza hatagize n'umwe ubangamira undi. Icyanyuma, kwibwiriza initiative. Nagashya and innovation, even a creation.
gerageza kuba umuntu ufite udushya mu rukundo, gerageza kuba umuntu ufite ukuntu agira ibindi bintu bishyashya azana, agira ukundi kuntu gusa no gutungurana kw'ibyiza mu rukundo. Biba byiza gutungura umuntu mukundana ukamukorera ibintu rimwe na rimwe bidasanzwe. Urugero rwa hafi, hari ukuntu abantu bose bakundanye baba babanye, twese tuba tuziranye, abantu bafite ibintu byinshi bakunda gupfa, abantu benshi bakunze kugira amakosa asa. Ntako bisa niba wowe mu rukundo ushobora gufata umwanya ukavuga ngo niba aya makosa ari rusange, ngewe noneho icyo ngiye gukora nuko muri aya makosa rusange umukunzi wanjye yiteze yuko nzakora, ndamutungura, ngewe nzakora umwihariko wo kutayakora. Ufite ukuntu hari amagambo umuganiriza, hindura umutungure, uvuge mu buryo bushyashya buri munsi. Uba ufite ingingo buri munsi nshyashya yo kumwereka ko muri kumwe, uba ufite uburyo bushyashya bwo kumwereka ko afite akamaro kanini, ari uw'ingenzi mu buzima bwawe. Impano zose ntabwo ari iz'ibifatika, ushobora gutanga impano y'urukundo, impano y'urukundo rukura, impano y'urukundo rufite umurongo, rufite intego, rufite gukura. Gerageza gutanga impamvu zigaragaza ko urukundo rurimo rukura cyangwa se rurimo rushinga imizi. Hanyuma uyu munsi reka mpinira ahangaha kuri izi mpamvu. Tuzakomeza kuganira kuri byinshi kuri iyi ngingo. Ndabizi ko bamwe bazabigiraho ibibazo, ariko turahari, muzatubaze cyangwa se mutubwire ingingo mushaka ko tuganiraho ubutaha, kugira ngo iki kintu tugikemure mu buzima bwacu, iki kintu kigira umurongo mu buzima bwacu, hanyuma ubuzima bukomeze. Izi ni inama ushobora gukurikiza zikagufasha mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo urusheho kubaho ubuzima bufite urukundo, cyangwa se ubeho mu buzima bwuje urukundo. Ngaho rero nakagaruka, ndetse ndagushimiye cyane kubwo kubana natwe muri aka kanya, ngusaba gukora share, comment and like, ndetse no kutuha inyunganizi y'igishobora guhinduka mu byo dukora cyangwa se mu byo tuganira. Urakoze cyane, ukomeze kugira ibihe byiza aho muri hatandukanye, yaba mu gihugu cy'uru rurimi rw'Ikinyarwanda, n'abandi bagerageza kurwumva, n'abari hanze bagerageza kurwumva. Murakoze cyane, nakagaruka, mugira Imana n'amafaranga.